aya base tutangiye rero filime yacu uyu munsi dushimira abakomeje kuba bayigiramo uruhare kugira ngo ikomeze rwose ku tiro 5/5 DOP aya base. Bamwe mu batanze rwose hakinirwa harimo ni Vision Shop, hakazamo Classic Bar. Dukomeza gushimira cyane 525 yo rwose yakoze ubwitange bukomeye muri iyi filime kugira ngo rwose iyi filime ikinwe neza, itanga location cyangwa se hakinirwa kugira ngo iyi filime igende neza. Twakomeje rero Banza Bugabo Japhet ni umwe mu bashyize mu ruhare rukomeye muri iyi filime kugira ngo igerweho 5/5. Ni Vision Shop ni umwe mu bashyize mu mutahe. Banza Bugabo Japhet na Vision Shop barunganiye rwose kugira ngo filime nk'iyi ikomeze ku tiro 5/5. Ari nabo bashyizemo amafaranga afatika kugira ngo filime nk'iyi igerweho. Batuzana iki rero? Abo bazanye ku uyu munsi harimo William, agarutse ari umukinnyi n'umucikwe. Hakaza Dream Kira. Hakaza Mukeshimana. Abo bose ni abakinnyi tugiye kubana nabo muri iyi filime. Mwibutsa yuko iyi episode ya mbere K2 is back in action. New Vision Shop Japhet and Family Didier nawe akagarutsemo. Mwibutsa yuko New Vision Shop ari ikomeje gushyira mu mutahe Sayigimana Jack nawe turacyari kumwe. New Vision Shop dusanga aho ngaho rwose mu isoko umurenge wa Mukarange, aho rwose rwagati mu isoko ukinjira rwose uradusanga na hafi naho badekora amakwe. Gashugi yagarutse n'umucikwe. Chaka umuryango w'inyuma aho rero urahita uduhingukaho rwose. Amerika nawe is back in action. Winjira tuguha ibikoresho byose bikenerwa. T7 aracyari umukinnyi. Iyi ni episode ya mbere dutangiye. Kiswe ngo iki? I'm back. Everything nawe rwose wimucikwa. Episode ni ya mbere Japhet rwose donuko. General CIO ni uhagarariye filime rwose ibintu byose ubona birimo bikorerwa muri iyi filime. Theogene nawe mucikwa. Monica nawe akagarutsemo. Shakila. Abo bose baracyakarimo n'abakinnyi. Kibonke ayi filime irimo yitwa Rurinda, filime yiswe My Sisters. Bashiki banjye bimeze bite rero wicikwa? Turatangiye. Iyo ni Vision Shop. Aho ngaho rwose ni Kayonza niho dusanga. Iki turanga nicyo cyapa. Dutangire hakuno. Aruhamagarwaga. Bino ngutume. Yewe. Bino ngutume. Nyene umugati ku muhanda. Jakuzana umugati. Turatuma hano. Twibere mu rugo. Turimo turaho. Kabebe ni uhagaze rwose arimo arikinira hari kuno. Umwana muto mu rugo. Filime yiswe My Sisters. Bashiki banjye bimeze bite? Se kutinda wakwihuse. Kuri mutinda ariko wagize vuba ra. Mbonye wano. No. Tujya kuzana umugati. Tukiraho hari uri kurira igipangu. Hari urimo yurira igipangu mu mbaraga nkeya. Basa marazamuka hano ufura nabyo areba. Ufura nari kubibona rwose hano hari uri kurira igipangu. Meze nabi yuri yapfa. Yewe we biniki munabare yemwe. Yo mutabare yemwe. Ubaye iki we? Fata iki? Fashaka kadisi iki? Basi uyu kadisi iki gahishe. Yabanje kujya kugahisha. Kadisi iki yabanje kujya kugahisha. Ha, genze bite? Ubaye iki wowe?
ndarashwe iki mwana bayako mutabare nyaboneka abantu bari hano hafi nabari hafi ra ni ikibazo kumpe bamukurikiye bahise bice aya basi uramenye rwose mutubabarire hasi bwana diski rero twakinuwe diski ribariza diski nyamara uke diski umudamu yisize mu nzu diski isizwe mu nzu sasu nirindi yewe hari umuturanyi wabibonye kureba iki wowe hasi we bamushyiramo diski igiye kwishaka wagira shaka urushinge diski igiye iyi diski igiye arasaka diski irimo irabura diski iri kubura shaka hashoboka ntadashoboka diski kuboneka ni ibibazo hano abagabo barimo barasamba barashwe shawe diski nari kubona ibi ni iki diski nabona bibiza binsakuriza nta soni diski niri kuboneka aya basi komeza gushakisha wibuke ni episode ya mbere kiswe my sisters bashiki banjye bimeze bite rero bagabo barashwe ni ikibazo ubuzima burimo buranga do mugabo arimo arapfa yumva sasa uyu komeje gusaka gushaka inzu yakuyeho agatelefoni agira ahamagara yewe disike nayo afite wewe umuswari uri yarebye mu ikindi gipangu ubu si usanga banyishisha na disike ya bosi bayitwaye disike wayishyizeho abantu wamusatse cyane rwose nasatse nahebye none se ubwo bigenze gute uyu mukobwa tumujyane vuba ahubwo aya basi uwo basanze mu rugo barateruye bagabo nta mikino bafite gacishaho hakuno ubazaniye imyaku hasigaye mu rugo ari numbi bebeyi ngave ya data we yemwe we bagarukana kumutora sakoze iki burya wari urahacacakasa wari uraha bebeyi nawe baramujyanye undebere nawe ababyutse bagiye kugurirwa umugati ngo binywere ka cyayi birangiye bajyanywe umugati ndawubuze wagiye kuwugura ngagere mu rugo ibi ni iki se uyu yasohotse arira ni umuturanyi Eliza amazina nyakuri basi Eliza kuri murarira wewe ibi ni iki uri kurizwa n'iki ni umupfu bana nubibona wowe ni umupfu ayiwe umupfu bigenze ute se umuntu yapfuye ariko wowe nubibona kabebe yari yese bamujyanye ngo ngwiki mukesha se bamupakiye mbere ayiwe we basi uriya yarasaze ayiwe filimira haya basi amarira abari babyutse bagiye kwinywera akacyayi bibaye ibibazo we byamurenze
umuntu yapfuye rega umuntu yapfuye ubibona do arimo arasamba umuntu yapfuye hano telefone irasona hano uyu kureba yapfanye ibitego telefone arayifite sasa bamuhamagara telefone dushyira ku gutwi ngo iki pasi yagukubise igihwere ibi ni iki yicurana urusaku imyaka nuko izindukira abantu nuko imyaka izindukira abantu ako gatelefone ugiye ute se basi bafata uwa leta basi mugabo imbere erize inyuma basi bararuha filime yitwa My Sisters iki ni igice cya mbere New Vision Shop Japhet Family komeje gufata hasi hejuru Japhet Family TV niho tugasanga kuri YouTube Erize wasubiye mu rugo sha sinsubirayo Erize subira mu rugo ariko Erize tujye gushaka kabebe tarabona kabebe nta gutaha akariza uzi ibintu uri kwishyiramo kabebe bamushimuza na Mukesha bamushimuza urakeka bari abantu baje bagatinyuka kubarasa uraza urarituunda ariko urwo rutwinyuma shawe nawe ndabyanze ntabwo najyana kize kabebe na Mukesha akuba muzima wacu buryo uba muzima ikibazo ubuze umuriro uri kwishoramo wowe ndabyanze ngo muhana ajyaye aho kugira ngo birabigaho biba ari webikana kwihomera ndabyanze none taha warukorye vuba cyangwa urugo katse naho ngiye watashye ariko ndabyanze uza amagambo bambwire kuri telefone ayo bambwire kuri telefone urayazisha amagambo birakureba ariko cyana havuye ahangaha taha se kandi Erize ngenda kubo Erize wavuye aha Erize taha ariko taha Erize reka nkubwire udakomeza kundakaza nawe kunyongerera ntukomeze kundakaza urumva ikibazo Erize ubundi uretse turatunyafu wanyu bakunyuzaho ubundi wari wakubita narakubise nande na mwarimu nawe yagukubise cyane yewe bwose waratimbuwe sha Erize ngiye kugukubita ku buryo ubwo ubwenge bwose wari ufite burahita bwimukira mu cyumba wanyu ugahita usubira neza bahakubita kubita ariko tugenda Erize ndetse n'umwihanduza cuba Erize rimwe Erize kabiri Erize nkubita tugende ba nkubita ariko tujyane nkubita twigendere fata katse urataha nuta Erize taha ariko acana tenda tu urashaka kuba nka kibonke ahantu tumusiza aryamye ntabwo ubonye ahantu kibonke aryamye ntapfa wavutse bana kandi nanjye naraje ntaho njye ndurareba iki Erize ngiye kubara rimwe kabiri gatatu ubone urenga hirya iriya bara rimwe kabiri gatatu twita tugenda tujya kubashaka bara gatatu tujya kubashaka ahubwo ibi ni ibiki koko kandi Erize ngereka nkubwire sha ngenda kuwoma ngiye komeza unyizirikaho ibintu uri kwishyiramo by'ibyago ntabwo ubizi yepfo ya kabebe barayora nuko Erize urongera kunkurikira urambona ntabwo nsiga nanje nuko ntabwo nsiga nanje Erize tugende bana
tugende ntabwo nsigara tugende sinsigara nize yakaniye bagomba kujya kureba akabebeyi namara yamukundaga sawa reka twumvikane tugiye kujyana uranyumva ariko urakora ibintu byose nkubwiye tugiye kujyana urakora ibintu byose nkubwiye urumva umuntu wese turi buhure ugomba kwihisha uwo turi buhure wese wihisha ugomba napfa nakira ugomba kubimenya urumva ariko tujyana ariko uravuga ngo tujyane ukagira tugende nyine none se ko twemeranyije ko tugiye kujyana ukaba ushaka kunkubita none se ko tujyana nyine ukaba ushaka kunkubita nyine kandi twemereje ko tujyana turagenda turagenda umva fure uretse fure ariko nibajya kukwica ndaza gutabara gara fure nibajya kukwica ndaza gutabara unabara icyo ariko nese barakwica bwo nkureba barakwica se ndeba cyanara ndagutabara kabisa nizanyuko naso nizamwarimu ariko nizo niba ari zo nzi n'izindi nazi uraza ukubitwe niba ari byo ushaka sha uzi za so na mwarimu telefone yongera hamagara telefone yongera hamagara yego ego ego ngo yitegereze imbere bigenze ute hajya imbere ndagiye uretse wakintu uriya niwe watwaye mukesha namubonye uriya niwe yewe numubona ariko urambaye ibipira by'umukara niwe watwaye mukesha niwe kanze mbwereke bana twasize ajya kumwambara reka igice cya mbere tugifungiraho nuci ku igice cya kabiri bagenda guteye ako dukomeje turura kiswe My Sisters karimo karava muri Jafet and Farm TV mwibutsa gukora subscribe komantere nazo zirakenewe kandi byiza ibikoresho byacu birebe birangire ayabas New Vision Shop chez Jafet and Family aho ngaho rwose New Vision Shop niyo rwose ishyizemo umutahe bafatanyije na Classic Bar yatanze rwose hakinirwa tunayishimira cyane Classic Bar 525 ayabas